Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza. Abakristo dusengana mu itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Inshuti zanjye aho muherereye hose muri iki gitondo, Imana ibaha umugisha, ibarebe neza. Tubyutse dusenga Imana, tubyutse turi bazima, duhereje rero Imana icyubahiro. Ni Imana itwitaho, ni Imana itugirira neza, ni Imana iduhisha, ni Imana itwagura, ni Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Aka mwanya rero dushimiye Imana, kandi namwe ndabasuhuje, ndabashimiye ko tubana mu bihe byiza byo gusenga. Muri iki gitondo turacyari muri teme yacu igira iti wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Ongera ibihe byo gusenga, nibyo bigukwiye. Were gucika intege, were kurambirwa, were kwivovota, wongera ibihe byo gusenga. Tuzindukiye imbere y'Imana yacu, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana twihuse. Turasoma igitabo cya Danieli ibice 9. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Danieli ibice 9. Dusome mu izina rya Yesu. Titire y'ijambo handitse ngo Danieli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Iyo uri mu bihe byiza byo gusenga, ujya utekereza no ku muryango wawe, ugatekereza ku bana bawe mubyeyi, ugatekereza ku muryango uvukamo, uwo washatsemo, warangiza ukakusanya imyitwarire itari myiza. Mu bihe byiza byo gusenga habamo no kwihana. Mu bihe byiza byo gusenga habaho kwatura ibyaha. Mu bihe byiza byo gusenga habamo gufata umwanzuro. Imana ishimwe. Danieli we yayihereranye n'Imana, arangije afata umwanya arasenga, yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Turahera ku murongo wa mbere. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe, ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Hanyuma 3, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Reka turekere ahangaha. Iri ni ijambo, ni ugusenga kwa Danieli. Danieli uyu murabizi yari umunyagano, mu bajyanywe ari imbohe b'Abisiraheli, bakajyanwa ari abanyagano. Danieli yari arimo. Iri sengesho arikoze nyuma y'uko yari yarajugunywe mu rwobo rw'intare, ariko Imana iramurinda, iramuhamiriza kubwo gukiranuka kwe no gusenga kwe. Ndetse Danieli yigeze abwira umwami, ni mu bice 3, yigeze abwira umwami amubajije ati, mbese Danieli, ati intare nta kintu zagutwaye? Danieli aramuhamiriza, aramubwira ati ntacyo nabashije kuba, kuko ntacyo nacumuye ku Uwiteka, kandi nawe ntacyo nagucumuyeho mwami. Aramuhamiriza rwose,
ariko n'Imana yari yamuhamirije igihe Imana imurindira mu rwobo rw'intare akavamo ari muzima. Rero ahangaha Daniel ntiyigeze na rimwe areka gusenga Imana ye. Yakomeje asenga agera naho noneho afata umwanzuro wo kwatura ibyaha bya bene wabo by'ubwoko bwabo. Haravuga ati rwose Uwiteka, twagucumuyeho tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Biragukwiriye ko nawe ureba ukuntu abantu dufite mu miryango yacu, ndetse abantu nawe baragushobeye. Hari umuntu uba ufite uri poroshe uwo mufitanye isano rya hafi, ariko wareba ibintu akora bikagushavuza cyane. Rero Daniel icyo atwigishije aha ni uguca bugufi mu gihe cyo gusenga, yuko bigukwiriye yuko unihira ubwoko bwawe, abawe, umuryango wawe. Rega gusengera igihugu biva aho ngaho. Iyo umaze gusengera bene wanyu, ugasengera abawe, ugasenga, ubasha no gusengera abo mu mudugudu ubona bari kwicwa n'ibiyobyabwenge, abantu bagize ubusambanyi nka sitire, abo bose uca bugufi ugasenga, ukabasengera, ugasaba Imana, ukavuga uti Imana, dore mu muryango wacu abantu baracumura cyane, babaye ibyigenge, ntabwo bumva. Hari imitima imeze nk'amabuye, hari imitima ikomeye yigize ukuntu. Abo ngabo rero ugomba kubasengera. Ugasanga umuntu ibintu by'Imana reka ntabwo bimukoraho. Umuntu asa naho nawe ari akamana, asa naho yiremye, asa naho yiteretse aho ngaho. Ugasanga ntabwo ashobora guca bugufi, yigize icyigenge. Niyo mpamvu Daniel avuze ngo twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, turagoma, twaragomye. Abantu babaye abagome, ntibagikunda babo, nabo ubwabo nasanze batikunda ngewe. Iyo umuntu adakunda be, nawe ubwe ntaba yikunda. Iyo umuntu atikunda ni kwa kundi yiroha mu byaha, akiroha mu bibi, ugasanga ibibi nibyo bibaye izina rye, kuko ntawe uba akibuka izina rye, ahubwo igisobanuro cy'ubuzima bwe nicyo bamwitirira izina rye. Daniel rero waravuze ngo twaragomye, arangije aravuga ngo turateshuka tuva mu mategeko yawe. Abantu bagenda babirambika ni ruto, bagenda bateshuka ku itegeko ry'Imana, uko ari 10 bagashiduka yose barayakandagiye, nta tegeko ry'Imana na rimwe bacyubaha. Ariko Daniel hari ikintu yatubwiye kuri 3, aravuga ngo mpanga amaso Umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira ibyaha, nyaturira ni Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko. Icyo rero Daniel atubwiye ni uguhanga amaso Uwiteka, ni uguhanga amaso Uwiteka, ugakomeza ugasenga ngo mpanga amaso Uwiteka Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa. Biragukwiye gusenga Imana, ukinginga, ukiyiriza ubusa, ugahanga amaso y'Uwiteka mu kwa mbere, mu kwa kabiri no mu kwa gatatu, ugakomeza kugeza urangije umwaka ugihanze amaso Uwiteka, winginga kandi usenga, wiyiriza ubusa, ugasenga amasengesho y'uburyo bwose, ugahanga amaso Uwiteka, ukayinginga, ugatakira ubwoko bwawe, ugasenga, ugasengera n'ubugingo bwawe, ugasenga, ugasengera imibereho yawe, ugasaba Imana imbabazi, Imana ishimwe cyane, ugasaba imbaraga z'Imana zikakubashisha kugira ibihe byiza byo gukomeza kuba imbere y'Imana. Wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Shalom, shalom, Imana ibahe umugisha.